mu butayu bunini bwa Kalahari, aho umuyaga utwara umusenyi, aho amazi ari ingome kandi aho ubuzima busa n'ubudashoboka. Hari abantu bamaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi babaho badateze amaboko ku isi. Nta migi bafite, nta nyubako ndende ndetse nta n'imihanda ya kaburimbo, ariko bafite ikintu abantu benshi bo muri iki gihe bagenda batakaza buhoro buhoro. Ndavuga ubumenyi bwo kubana n'ibidukikije. Buri kirenge cy'inyamaswa kibabera igitabo, buri giti kibabera farumasi, buri nyenyeri ikababera ikarita ibayobora. Ni abantu babayeho mbere y'uko amateka menshi yandikwa, mbere y'uko ubwami bwinshi bubaho, ndetse mbere y'uko abantu benshi batuye Afurika y'Amajyepfo. Isi ibita abakoyisani. Bamwe ni abasani bazwi nk'abahigi ndetse n'abakusanya biribwa. Abandi ni abakoyikoyi bazwi nk'aborozi b'amatungo. Nubwo imibereho yabo itandukanye gato, bose bahujwe n'umuco, amateka n'isano ikomeye bafitanye n'ubutaka bwabakujije. Mu gihe isi ikomeje kwihuta ikuzura ikoranabuhanga n'imijyi, bo bakomeje kubaho mu buryo bwigisha ubuzima budapimirwa ku mutungo umuntu afite, ahubwo bupimirwa ku mahoro umuntu afite mu mutima. Uyu munsi reka twinjire muri imwe mu mico ya kera kurusha indi yose ikiriho ku isi. Reka tumenye abantu bavuga indimi zirimo amajwi adasanzwe ya Creek, abantu bazi gusoma ubutaka nk'uko abandi basoma ibitabo. Iyi ni inkuru y'abakoyisani, inkuru y'abantu bakomeje kubungabunga amateka y'ikiremwamuntu. Iyi ni Echo Plus, urubuga rw'inkuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Mbahaye ikaze. Iyo umuntu yumvishe izina abakoyisani, akenshi atekereza gusa ku bantu baba mu butayu bwa Kalahari, ariko amateka yabo ararenze cyane uko amaso abibona. Inkuru yabo ni imwe mu nkuru za kera cyane z'ikiremwamuntu, kandi niyo mpamvu abashakashatsi bo hirya no hino ku isi bakomeje kubitaho. Ijambo koyisani ni izina rusange rihuza amatsinda abiri y'abaturage, aribo abasani bazwi nka sani, bazwi cyane nk'abahigi ndetse n'abakusanya biribwa, ndetse n'abakoyikoyi bazwi nka koyikoyi, bazwi nk'aborozi b'intama ndetse n'ihene. Nubwo bafite imibereho itandukanye, bahuzwa n'inkomoko imwe, indimi zifite amajwi ya Creek, ndetse n'amateka maremare yo kubana n'ubutaka bwo mu majyepfo ya Afurika. Abahanga mu bushakashatsi bwa ADN basanze imiryango yabo ibika imwe mu mirongo ya kera cyane y'inkomoko y'abantu bakiriho muri iki gihe. Ibyo ntibivuze ko aribo bantu ba mbere kurusha abandi, ahubwo bivuga ko hari ibice by'inkomoko yabo byagumanye amateka ya kera cyane. Niyo mpamvu bakunze kwitwa umurage muzima w'amateka y'ikiremwamuntu. Mu bihe bya kera, mbere y'uko ubuhinzi n'ubworozi bikwira muri Afurika y'Amajyepfo, abasani babayeho imyaka ibihumbi bahiga inyamaswa kandi bakusanya imbuto, imizi ndetse n'ubuki. Nyuma yaho abakoyikoyi bateje imbere ubworozi cyane cyane bw'inka ndetse n'intama, maze bagenda bakwirakwira mu bice byinshi byo muri Namibia, Botswana ndetse na Afurika y'Epfo. Reka noneho turebere hamwe imiterere y'ubutayu bwa Kalahari ndetse n'uko abakoyisani babubamo. Ubutayu bwa Kalahari ni bumwe mu butayu bwo muri Afurika bunini, bukwira muri Botswana, Namibia, Afurika y'Epfo ndetse no mu bice bya Angola, Zambia ndetse na Zimbabwe. Nubwo bwitwa ubutayu, si ahantu h'umusenyi gusa nk'uko abantu benshi babitekereza. Ahantu henshi hari ibihuru, ibiti bya akasiya, baobab, ibyatsi n'ibindi bimera bishobora kwihanganira amapfa. Ubushyuhe bwo ku manywa bushobora kurenga °C40, ariko nijoro bugahinduka ubukonje bukabije. Imvura ihagwa gake kandi ntigira igihe gihoraho, ari byo bituma amazi aba umutungo w'agaciro kurusha ibindi byose. Ku muntu usanzwe, Kalahari ishobora kugaragara nk'ahantu hadashoboka kubamo, ariko ku bakoyisani ni urugo rwabo kuva kera. Bamenye amabanga y'ubutayu binyuze mu bunararibonye bw'ibisekuru byinshi. Bazi ibiti bibika amazi imbere yabyo, bazi imizi irimo amazi, ndetse bazi aho bacukura kugira ngo babone amazi yishe mu butaka. Bubaka ingando zoroheje zikozwe mu mashami, ibyatsi ndetse n'impu z'inyamaswa. Ntibaguma ahantu hamwe igihe kirekire. Iyo amazi cyangwa ibiribwa bigabanutse, bimukira ahandi. Ubu
ubuzima bwo kwimuka bwabafashije gutangiza ibidukikije no gukoresha umutungo kamere mu buryo burambye. Karahari ntiyabereye inzitizi, yababereye ishuri ryabigishije kwihangana, kubaha kamere ndetse no kubaho badasesagura. Kimwe mu bintu bituma abakoyisani bamenyekana ku isi ni indimi zabo zifite amajwi yihariye azwi nka clicks. Ayo majwi akorwa hakoreshejwe ururimi, amenyo ndetse n'akanwa, kandi ni igice gisanzwe cy'amagambo yabo. Hari ubwoko butandukanye bw'ayo majwi, kandi buri rumwe rufite icyo rusobanura. Ku muntu utarigeze ayumvaho ashobora kugira ngo ni urusaku, ariko ku bakoyisani ni ururimi rwuzuye amagambo, amateka ndetse n'umuco. Abantu benshi ntibakivuga izi ndimi nk'uko byahoze. Bamwe batangiye gukoresha indimi z'ibihugu babamo, bituma ururimi gakondo rugenda rukendera. Ni nayo mpamvu hari imishinga itandukanye igamije kurwandika no kurwigisha abakiri bato kugira ngo rutazimira. Mu mibereho yabo, abasani babayeho nk'abahigi ndetse n'abakusanya biribwa, mu gihe abakoyikoyi bazwi cyane nk'aborozi, ariko bose bahurira ku muco wo gusangira, gufashanya ndetse no kubaha abakuru. Umutungo ntiwari uw'umuntu umwe gusa. Iyo habonetse ibiribwa byasangirwaga n'umuryango cyangwa se itsinda ryose. Mu muryango wabo, amahoro n'ubufatanye byahabwaga agaciro kurusha ubutunzi. Guhiga ni umwe mu musingi w'ubuzima bw'abasani. Abagabo babyuka kare bakitwaza imiheto n'imyambi bakoze mu biti ndetse no mu magufwa. Ku mutwe w'umwambi bashyiraho uburozi bukurwa mu dukoko cyangwa se mu bimera, kugira ngo iyo umwambi ukoze ku nyamaswa igenda icika intege buhoro buhoro. Ikintu gitangaje ni ubushobozi bwabo bwo gukurikirana ibirenge by'inyamaswa. Bashobora kureba ikirenge kiri ku musenyi, bakamenya ubwoko bw'inyamaswa, imyaka yayo, aho yerekeje ndetse n'igihe yahaciye. Rimwe na rimwe bayikurikirana amasaha menshi cyangwa umunsi wose kugeza igihe inaniwe. Iyo inyamaswa ifashwe, inyama ntizibiza umuhigi wenyine, zisangirwa n'abagize itsinda bose, kuko bemera ko kubaho bisaba gusangira aho kwikubira. Ku rundi ruhande, abakoyikoyi bateje imbere ubworozi. Bororaga inka, intama ndetse n'ihene, kandi amatungo yari ishingiro ry'ubukungu bwabo. Bayakundaga cyane kuko yabahaga amata, inyama n'impu zo gukora imyambaro cyangwa se kubaka inzu. Mu mateka yabo ya kera, ubuhinzi ntibwari umwuga w'ibanze nk'uko byari bimeze ku yandi moko. Ahanini batungwaga n'ubuhigi, gukusanya ibiribwa cyangwa se ubworozi, bitewe n'itsinda umuntu yabagamo. Umuco w'abakoyisani, umuryango niwo shingiro ry'ubuzima. Nubwo buri muntu afite inshingano ze, abagabo n'abagore bafatanya mu kubaka urugo no kurera abana. Abagabo bakunze guhiga ndetse no kurinda umuryango, mu gihe abagore bakusanya imbuto, imizi, imboga zo mu mashyamba ndetse n'ubuki, kandi bakita ku bana bato. Nyamara iyo habaye ikibazo gikomeye cyangwa igihe cyo kwimuka, buri wese afasha mugenzi we. Ubushakashatsi bwerekana ko mu matsinda menshi y'abasani, abagore bagiraga ijambo mu gufata ibyemezo by'umuryango, kandi umugabo ntiyafatwaga nk'umutware ufite ububasha busesuye. Ibyemezo byinshi byafatwaga nyuma yo kuganira ndetse no kumvikana. Ubukwe bwabaga bushingiye ku bwumvikane bw'imiryango yombi. Mu matsinda amwe, umusore yabanzaga kwerekana ko ashoboye guhiga ndetse no kwita ku muryango mbere yo gushyingirwa. Kubaha umugore n'abana byafatwaga nk'indangagaciro ikomeye. Abana babaga umutungo w'umuryango wose. Ntabwo barerwaga n'ababyeyi babo gusa, ahubwo basaza, ba nyirakuru, ba sekuru ndetse na ba nyirarume n'abaturanyi bose bagiraga uruhare mu kubarera. Ubu buryo bwatumaga abana bakura bafite ubumenyi bwagutse, ndetse bakumva ko buri muntu ari umwe mu bagize umuryango. Ku bakoyisani, inyamaswa si ibiribwa gusa, ni igice cy'ubuzima bwabo n'umuco wabo. Bizeraga ko inyamaswa zifite umwanya wihariye muri kamere, kandi ko zigomba kubahwa. Mu gice cyo guhiga, umuhigi
ntiyicaga inyamaswa irengeje ibyo umuryango ukeneye. Iyo bahigaga impara, springbok, gamesbok, kudu cyangwa se izindi nyamaswa zo muri Kalahari, inyama zasangirwaga na bose, nta nyama zapfushwaga ubusa. Bakoreshaga buri gice cy'inyamaswa. Inyama zararibwaga, uruhu rugahinduka imyenda cyangwa se ibiryamiko, amagufwa agakorwamo ibikoresho cyangwa se imitako, imitsi igahinduka imigozi, ndetse amahembe akagira akamaro mu mihango cyangwa se mu bikoresho. Reka noneho turebere hamwe umuco, imbyino ndetse n'ibibazo bahura nabyo muri iki gihe. Umuco w'Abakoyisani ugaragarira cyane mu ndirimbo, imbyino, imitako ndetse n'ubugeni bwo gushushanya ku bitare. Mu bihe bya kera bashushanyaga amashusho y'inyamaswa, abahigi n'imihango ku bitare, kandi ayo mashusho aracyaboneka mu bice byinshi bya Afurika y'Epfo ndetse na Namibia. Imbyino zabo zikorwa abantu bazengurutse umuriro, abagore bakoma amashyi mu njyana ihoraho, abagabo bakaririmba kandi bakabyina buhoro buhoro kugeza bageze mu mwuka w'imihango yabo. Izi mbyino zikoreshwa mu kwizihiza ibihe byiza, gusabira abarwayi gukira ndetse no gushimira kamere. Bambara imitako ikozwe mu magufwa, ibishishwa by'amagi y'imbuni, amasaro ndetse n'impu z'inyamaswa. Buri mutako ushobora kuba ufite igisobanuro cyihariye nk'ubukwe, ubuzima cyangwa uburinzi. Ariko muri iki gihe bahura n'ibibazo byinshi, harimo kuba ubutaka bwabo bwaragabanutse kubera ubuhinzi, ubworozi ndetse n'iterambere ry'imijyi. Hari aho batemerewe kongera guhiga nk'uko abakurambere babo babigenzaga. Urubyiruko rwinshi rujya mu mijyi gushaka akazi, bityo rukagenda rwibagirwa ururimi ndetse n'umuco gakondo wabo. Imihindagurikire y'ibihe nayo yatumye amazi ndetse n'inyamaswa bigabanuka, bituma ubuzima bwa gakondo burushaho kugorana. Nubwo hari imiryango mpuzamahanga ndetse n'inzego za leta zageragezaga kubafasha kubungabunga umuco wabo, haracyari urugamba rwo kurinda ko uwo murage utazimira. Nyamara kandi nubwo isi ihinduka buri munsi, Abakoyisani bakomeje kutwibutsa ko kubaho neza bidashingiye gusa ku ikoranabuhanga cyangwa se ku mutungo, ahubwo bishingiye no kubaha abantu, kamere ndetse n'umuco. Ibyo nibyo bituma inkuru yabo ikomeza kuba isomo rikomeye ku isi yose. Mu gusoza iki gice cya mbere, twavuga ko iyo turebye ku mateka ndetse n'ubuzima bw'Abakoyisani, dusanga atari inkuru y'itsinda ry'abantu batuye mu butayu gusa, ahubwo ari inkuru y'abantu bagumanye umurage umaze imyaka ibihumbi, bakabaho mu bworoherane, bakubaha kamere kandi bakigisha isi ko kubaho neza bidashingira ku mutungo gusa. Batwigisha ko ubutayu butari ahantu hapfuye, ahubwo ko bushobora kuba isoko y'ubumenyi ku bantu babwumva. Batwigisha ko inyamaswa atari izo guhigwa gusa, ahubwo ko ari igice cy'ubuzima bugomba kubahwa. Batwigisha kandi ko ubumwe, gusangira ndetse no gufashanya bishobora gutuma umuryango ubaho neza kurusha ubutunzi bwinshi. Nubwo imyaka yashize ihinduye byinshi ku mibereho yabo, kandi bagakomeza guhura n'ibibazo byo gutakaza ubutaka, ururimi ndetse n'umuco, Abakoyisani bakomeje kubungabunga indangagaciro z'abasokuruza. Inkuru yabo ni urwibutso rw'uko amateka y'ikiremwamuntu adakwiye kwibagirana, kuko harimo amasomo akomeye ashobora gufasha ibisekuru by'iki gihe. Ariko ibi ni intangiriro y'urugendo rwacu gusa. Mu gice cya kabiri tuzasesengura byimbitse izindi ngingo z'ingenzi z'ubuzima bw'Abakoyisani, zirimo uburezi, ubuzima ndetse n'ubuvuzi gakondo, ndetse n'ubumenyi bwabo ku miti iva ku bimera. Tuzareba kandi imyizerere yabo, imihango gakondo, n'uko babona Imana ndetse n'abakurambere ndetse n'ibindi. Hari n'ibindi byinshi kandi biteye amatsiko muzasaba ko tubagezaho bigize amatsiko n'ibyo mubaza. Ntuzakikwe n'igice cya kabiri, kuko ariho tuzarushaho kwinjira mu buzima bw'Abakoyisani
bwa buri munsi no kuvumbura impamvu abakoyisani bakomeje kuba umwe mu miryango yihariye kandi ishishikariza abashakashatsi ndetse n'abakunda amateka ku isi. Ni n'aha dusoreje. Mwakoze cyane kubana natwe. Njye nari Fabrice, umuhungu wanyu nk'ibisanzwe, ukugezaho ubucukumbuzi bwihariye hano kuri Eco Plus, urubuga rw'inkuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Bye bye.